turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagaye ku neza yanga kuri buri munsi kugira ngo utugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana ije kudukiza. Kuri uyu wa kane w'icyumweru cya kabiri cya Pasika, tariki 11 Mata 2024, ng'amasomo adutegurira umukiro w'ijuru. Isomo rya mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, umutwe wa 5 murongo 27 kugeza ku 33. Umutegeka w'abarinzi b'ingoro azana intumwa, babahagarika imbere y'inama nkuru. Umuherezabitambo mukuru arababaza ati, twari twarabihanangirije dukomeje kutazongera kwigisha mwitwaje iryo zina, none dore Yerusalemu yose mwayujemo inyigisho zanyu, murashaka rero kuduhamya amaraso y'uwo muntu? Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati, tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Imana y'abasokuruza bacu yazuye Yezu, uwo mwishe mumumanitse ku giti. Niwe Imana yakurishije ububasha bwayo ngo abe umutegetsi n'umukiza, kugira ngo arongere Isiraheli kwisubiraho niba barirwa ry'ibyaha. Turi abagabo bo kubihamya, twe na Roho Mutagatifu Imana yahaye abayumvira, bo ngo babyumve umujinya urabasya, maze batekereza kubica. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 34, umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva. Nzashimira Uhoraho igihe cyose, ibisingizo bye bizahora ubudahema mu munwa wanjye. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima, hahirwa umuntu abereye ubuhungiro. Uhoraho ashyamira n'abagira nabi, kugira ngo azimanganye ku isi icyatuma babibuka. Intungane ziratabaza Uhoraho akazumva, maze akazikiza amagorwa yazo yose. Uhoraho aba hafi y'abafite umutima washengutse, akaramira abafite umutima wihebye. Intungane igira ibyago byinshi, ariko buri gihe Uhoraho akabiyikiza. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani, umutwe wa 3 murongo 31 kugeza ku 36. Muri icyo gihe Yesu akomeza guhamya ibimwerekeyeho agira ati, uza aturutse hejuru abasumbye bose, naho uza aturutse mu isi aba ari uw'isi, kandi avuga iby'isi. Uza aturutse mu ijuru aza asumbye bose, ahamya ibyo yabonye n'ibyo yumvise, nyamara nta muntu n'umwe wakira ibyo ahamya. Uwakira ibyo ahamya aba yemeza ko Imana ari nyakuri. Uwo Imana yatumye avuga amagambo y'Imana, kuko Imana itamuha Roho wayo imugerera. Imana Data ikunda Mwana, kandi ibintu byose yabishyize mu maboko ye. Uwemera Mwana agira ubugingo bw'iteka, uwanga kwemera Mwana ntazagira ubugingo, ahubwo uburakari bw'Imana bumuhoraho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Uw'Imana yatumye avuga amagambo y'Imana. Abayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, utumwe n'Imana buri munsi, ugere ku bandi buri munsi, kuko nyine watumwe n'Imana avuga amagambo y'Imana. Bayoboke b'Imana, Nyagasani aradukunda. Turi mu gihe cya Pasika, aho twibutswa ko Yezu Kristo yapfuye ariko akazuka, natwe rero tukamubera abahamya. Rero Kiliziya dutegura amasomo aryoshye cyane kuri uyu wa kane, atwerekeza ku bukungu tugomba guharanira kugeraho, kwitwa ijuru, kurangamira ijuru, ubugingo bw'iteka. Muyoboke w'Imana, nujya mu rugendo ujye ubanza wibaza ikibazo ugira uti, ese ruraza kunganisha ahantu heza? Aho heza nuhagera harakwerekeza ku ijuru, cyangwa nubona urwo rugendo ruri buze gukoroha mu nyenga y'umuriro, bishatse kuvuga ingeso mbi waba ugiye gukora nk'aho ngaho ugiye, ujye ukora ka karenge hato utaza kuba uri kwikurura umuriro hafi aho ngaho, kuko umuriro utangira hano ku isi cyagiye uri gukora ibikorwa by'icuraburindi, cyagiye uri kubaho nyine mu mwijima. Ingeso mbi iz'urukozasoni, ubusambo, ubusinzi, uburaya, ububeshyi, ibyo byose ni umuriro. N'ijuru naryo ritangira hano ku isi wa mubyeyi we. Igihe ukora neza ibikorwa by'urukundo, ugendera mu rumuri, witwara neza, imyitwarire myiza, wunga ubumwe n'abandi, ibyo byose bikorwa ugenda ukora byiza, ubwo buzima urimo burya ni intangiriro y'ijuru, ni ibikwereka aho uzajya nyuma y'ubu buzima, kuko hakurya y'imva hari ubugingo,
ijambo tugiye kwibandaho, ubugingo bw'iteka. Ibintu byose urimo harimo ubugingo, harimo ijuru. Icyita rusange kuri twese ni ijuru, nicyo kitubesha aha ngaha. Kuba turanga kuri buri munsi ni uko twaje gushaka ijuru. Yakiza kuba ntabwo ari ijuru dushaka, ntabwo twari kuba turi aha ngaha. Wumva ijambo ry'Imana kubera gushakisha ingoma y'ijuru, ni byiza cyane. Komeza uryumve, kuko Nyagasani arifuza kugutambukaho, agutware, agutambagirane, bityo ubure buhoro buhoro uri kwitegura ijuru. Turi aha ngaha ku mpamvu yo kwitegura ijuru, na niyo mpamvu buri gihe mu mipango yacu yose ujye ushyira Imana bwa mbere, ujye ushyira Imana ku ntangiriro. Birumvikana nuyishyira ku ntangiriro no ku nyusurizo hose, Imana nyine ibihari, ariko kuyishyira iwanjye, kuyishyira mu bintu byanjye, kuyishyira mu buzima bwanjye. Aya masomo rero najye gutwereka Imana, nuyibona uhereke abandi, kuko turi hano ku isi tuba turi kumva impumuro y'ijuru nubwo tutarigeramo, ariko ubuzima urimo uko bumeze ni intangiriro y'ijuru. Twumvise mu isomo rya mbere uburyo intumwa nyuma y'uko bazifunze, ariko umumarayika w'Imana akaza kuzibohora, ati nimuve mu buroko mujye mu ngoro, maze muhamamaze inkuru nziza, ibabarirwa ry'ibyaha, ikizwa ry'ibyaha, ubugingo bw'iteka buryo umuvuga. Uyu munsi turabumva bamaze kubarekura, bakomeje banabakubita, ariko bababuza kutazongera kwamamaza izina ry'Imana, izina rya Yesu Kristo wazutse. Iki gisubizo cy'izi ntumwa muri iri somo rya mbere ndifuza ko cyakumurikira, nanjye cyamurikiye, twese gikomeze gitumurikire, aho bafashe icyemezo gitariho ivumbi, icyemezo cy'abagabo nyine, kigira kiti tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Amen, amen, amen. Muri iyi si mwa babyeyi mwe, hari ibintu byinshi cyane, bizinesi nyinshi, gahunda nyinshi, rimwe na rimwe ukibaza ngo ese harimo ukuboko kw'Imana? Ese ibyo bintu byose, gahunda z'Imana, kuki arizo dushyira bwa nyuma? Bamwe uzasanga icyumweru ntuzicyubahiriza, icyumweru cyahindutse igihe cy'amasoko, icyumweru cyahindutse igihe cy'amasomo akomeye cyane, kujya mu masomo, gukora amasoko, gutunda amasoko, gahunda zose niho zimuri ku cyumweru, imikino n'ibindi byinshi cyane. Ese ibyo bintu nibyo ndi kumvira cyangwa ndi kumvira Imana? Wongera uze kwibaza niba Imana ari iki kuyoboye. Iyi minsi turimo no kwitondera, abantu benshi bari mu gihe cyo kwegeza Imana ku ruhande, gukura Imana mu byacu. Umunsi w'isoko, dutunda amasoko, amasomo, amasoko, byose twagiye tubikuramo Imana twagejeje ku ruhande, nuko bikazahangira ubuzima bwacu bwuzuye za stress nyinshi, kubera ko nta mwanya Imana igifite iwacu, akavuyo kaje iwacu, kuko Imana yabuze umwanya iwacu. None twabaye désordonné, ko umuntu wagenderaga ku murongo bikaza kurangira abaye biri hanze, akavuyo ari kose, irondo ryivanze n'ibisambo. None kubera iki? Kuko Imana yabuze umwanya iwacu. Ikiruta no kumvira Imana aho kumvira abantu. Zaburi y'uyu munsi nayo iratwereka uburyo tugomba kwakira intege zacu, abanyabyaha, abanyantege nke. Iyi zaburi ni y'umunyabyago ushimira Imana aho yamukuye, ibyiza Imana yamukoreye. Nawe rero wongere urebe aho Nyagasani yagukuye mu buroko, ubucakara bw'icyaha, ingeso mbi. Nawe uzamura ikiganza umubwire uti Nyagasani naragutabaje, nawe uranyumva, urankiza, ungirira neza. Ivanjiri y'uyu munsi ije iturangira ijuru, akaboko k'ijuru. Yesu Kristo ari kurangira Nikodemu ingoma y'ijuru. Ubwo ikiganiro cyabo cyari gifite intego, finis bit, intego y'ikiganiro cya Yesu na Nikodemu ni ijuru. Ari kumurangira ijuru, amuha urufunguzo rw'ingoma y'ijuru. Uburyo ufite urufunguzo rwo hari ibiryo, wabuzwa n'iki se kurya? Urufunguzo rwo hari ibiryo mubyeyi. Yesu rero ari guhereza Nikodemu urufunguzo, batisimu idukingurira ijuru, batisimu duha kuvuka ndi bushya, bikatugera abana b'Imana. Ngiye intego ya Yesu Kristo ari gushaka kuganisha Nikodemu nta handi ni mu ijuru, kuko wemera mwana wese agira ubugingo bw'iteka. Amen. Ubuzima muri Kristo wazutse. Amasomo aje kukubwira wowe muyobozi nawe muyoborwa, perezida, muyobozi, shefu. Ese urayobora cyangwa urayobya? Yamvuga igira iti utayobora abayobya. Urutoki rwawe nurangira abandi ijuru cyangwa nurabarangira umuriro? Kandi byabamwe. Ese muyoborwa, mwigishwa Kristo,
wowe nanjye, aho ujya ushobora kumenya gutandukanya urutoki rwa Herodi ruganisha mu ngeso mbi no kwica no kugirira abana b'Imana nabi, n'urutoki rwa Yohani Batisa rwereka abantu urumuri Yezu Kristo, ukuri Yezu Kristo, ingoma y'ijuru. Yibaze nanjye nibaze, uti dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu, ukamwumva kandi ukamwubahiriza. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo yari afite umugore mwiza, umugore ufite uburanga, ariko akaba bari babanye neza. Mu gihe kiza kugera, bya bindi by'uko mutindi yanitse ngo ntiriva, baza gukena, bagira ubukene bukabije mu rugo rwabo. Wa mugabo bya bindi by'uko iyo wiringiye Imana, igihe ugiye ndi gusunika buhoro buhoro ikajya naho igenda ikurangira, wa mugabo aza kugira atya, atombora umubosi wari ufite uruganda rukomeye cyane, amuha akazi. Wabanje kumuha akazi ko gukora mu busitani. Uko akoze mu busitani, wa mugabo akagenda amuzamura mu ntera. Biza kugera igihe ageze mu gucunga amafaranga, arishima cyane. Icyo gisubizo ahawe n'Uhoraho kiramunyura, kubera shebuja wamuhaye akazi, kandi akazi keza, aba umwizerwa, byiza cyane rwose. Nubwo igihe kimwe kiza kugera, byari yuko iminsi y'igisambo n'ubundi irabaze, ngo ni 40, bishatse kuvuga igihe gihagije. Wa mugabo amaze gutura neza, abayeho neza mu gipangu cya shebuja, aramucungira n'urugo rwe, n'abana be bose bari aho ngaho bamerewe neza, nta nzara bongera kumva, bamerewe neza. Nuko shebuja ngo aza kumuhamagara umunsi umwe, aramubwira ati, umva rero, urahitamo kimwe, ikindi ukireke. Ndifuza ko uzajya ureka nkaryamana n'umugore wawe uko nshatse, ubundi ugakomeza ukancungira ibintu neza, ugakira ukamererwa neza. Cyangwa nutabishaka, urahitamo n'ubundi usubire iwawe, usubire kwisuka, usubire mu bukene bwawe. Nuko wa mugabo arasohoka, yibaza uko agiye kubigenza, akurikije uburyo yari abayeho neza, ntacyo yari agikeneye, ibintu byose yabibonaga, yari umwizerwa aho ngaho nyine kwa shebuja. None shebuja koko amuhaye ikibazo gikomeye cyane, amuhaye ihurizo. Iki kibazo araza kugisubiza ate? Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ese uyu mugabo, uyu mugore we aramusigira shebuja, cyangwa arata akazi? Aratanga umugore cyangwa aratanga akazi? Ibaze nanjye nibaze. Uyu mugabo yagiye kugisha inama ku bajyanama. Ese nakugeraho uzamugira ihe nama? Kuva ibwami cyangwa usigaho umugore we? Igisubizo uyu mugabo wamuhereza nk'umujyanama we, ndifuza kugihinira ahantu hatatu uzajya ureba, bityo nuhareba nk'umukristo ujye uhabona nyine ibyo bintu bitatu njye gukubwira. Uyu murongo iyo ukurikije umererwa neza, ukaba ufite umurongo ordre nziza. Ngo hari ahantu hatatu umukristo areba. Ahambere umukristo areba hejuru. Hejuru ugahabona iki? Hejuru ugahabona Imana. Aha kabiri umukristo areba ku ruhande, agahabona iki? Agahabona mugenzi we, ukamureba, ukamwitaho, ukamugira neza. Aha gatatu umukristo areba munsi. Yareba munsi agahabona iki? Agahabona ibintu. Bya bintu akabikandagira aho kugira ngo yumukandagire. Rero igihe cyose uwo murongo uzicurika, noneho ibintu akabyo bijya hejuru, byumvikane Imana ikaba ijya hasi nk'uko byumva, bizaranya nawe ucuramye. Imana yo ntushobora kuyiboha, ni wowe n'ubundi uzacurama, kuko Imana idashobora gucurama nyine. Yacurama se byagenze bite? Ngo kuko iyo utagisenya Imana, ibintu bya biricurika. Iyo utakiraba ku ruhande ngo ubone umuvandimwe wawe, ibintu nanone bicurika. Iyo watwaye umwanya w'Imana, ibintu biricurika, ibintu bigakujya hejuru, amafaranga, gusabira ibintu bya mirenge, business zawe akabizuha umwanya wa mbere, Imana ukayiha umwanya wa nyuma. Nawe utekereze igihe cyose umara urangamiye ibintu, amafaranga. Uze kureba muri ino si dufite abakoresha benshi, rimwe na rimwe bagenda baduha za ruswa, gutwongeza imishahara, gutuzamura mu ntera n'ibindi byinshi cyane. Ariko se ni kubusa? Cyangwa ni muri systeme mpanguye hari ikintu agucunzeho? Ese icyo kintu uzakimuha? Nguko uko bamwe bashobora kugurisha abandi kugira ngo babone ibintu. Umugabo akaba yagurisha umugore we, umugore akagurisha umugabo we kugira ngo abone ibintu, abone amafaranga. Amafaranga uzayajyana hehe? Amafaranga nagufasha kubona ijuru? Ngaho nawe ukomeza urebe,
urugo rwawe se niruzamo umuriro, akavuyo, akajagari, imigese, ivumbi, ibyaha n'ibindi bibi byose, ijuru riracyari hehe aho ngaho? Ubugingo bw'iteka buri hehe? Kongera kureba ngo ibyo nkora byose harimo ubugingo bw'iteka, ninemerera databuja kwinjira mu rugo rwanjye, wongere urebe shobuja binjira mu rugo rwawe, uhamagara za ngeso mbi. Iyo zinjiye mu rugo rwawe, wari uzi ko ubona amafaranga ariko ukabura ubuntu bw'Imana? Uyu mugabo yaba ari njye cyangwa wowe, tuba turi imbere y'ibibazo byinshi cyane, twaburiye ibisubizo, uburwayi bwabuze umuganga, bwabuze umuti. Aho ngaho nshobora kureka Nyagasani akampa igisubizo gikwiye imbere y'ibyo bibazo byose mfite, akaba ari unyobora, akaba ari ungenga, akaba ari we ndeba. Kuko igitwishe ni uko tutabona Imana, ni uko tureba ariko ntitubone Imana. Byahutihuti, ushakisha ubukire bwihuse ariko tugasiga Imana, nguko kwiruka amasigamana, tugasabira ibintu byinshi cyane ariko bitari mu Imana. Byakumarira iki? Ugakira ukaminuza, byakumara iki gukira ukarundanya, ukiga ukaminuza ariko bitari mu Imana? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ubwenge budafite umutima nama butari mu Imana ni ugushya, ni ugusenyuka, ntacyo bimaze. Nguko ibintu, bya bintu ugomba kureba munsi, bigomba kugufasha kugera ku bantu, abantu ugomba kureba ku ruhande, abantu bakagufasha kugera ku buntu, ubuntu bw'Imana, ubutungane. Naho ikindi gihe uzacurika umurongo ibintu akaba aribyo bibanza, bizarangira utageze ku buntu bw'Imana. Ikindi gihe uzacurika umurongo ibintu akaba aribyo bijya hejuru, bizarangira Imana iburijwemo. Imana ikaburizwamo imbere y'abantu, ikaburizwamo imbere y'irari ryawe, irari ry'umubiri, irari ry'ibintu. Uri gusabira ibintu byinshi cyane ariko se byakumarira iki niba nta bugingo bw'Imana burimo? Ikiruta no kumvira Imana aho kumvira abantu. Iryo jambo ry'intumwa uyu munsi nawe rikurange mu rugo rwawe. Urebe ibintu uri kumvira muri no minsi, urebe ibintu byose biri kugutwara uruhu n'uruhande, urebe irari ryose riri kugenda rigukurura buri gihe. Ese Imana iracyafite umwanya wa mbere wawe? Cyangwa uri kumvira abantu, uri kumvira umubiri wawe, uri kumvira ibyifuzo by'umubiri wawe, uri kumvira amafaranga, uri kumvira ibintu aho kumvira Imana? Uzumvira databuja wawe cyangwa uzumvira Imana? Uzatanga umugore wawe ubundi amujyane mu ngeso mbi z'urukozasoni, ukomeze kubonera amafaranga? Nk'uko hari abantu bamwe bashobora kuzaba maritiri abahowe Imana. Kubera iki? Ibintu ntabwo ari byo byagutwaye, ahubwo ubuzima bwa hano ku isi ni ubukorera Imana, ni ubutarambiriza ku bintu, ni ubutarambiriza ku nyungu, amashimwe, promosiyo, kongezwa, guhabwa ibyicaro, guhabwa imyanya. Niko mubyeyi, imyanya hano ku isi umuntu arakwicaye mu ifute ye hariya ngo tegeka ayobora, wice kandi ukize. Byakumarira iki niba nta juru ririmo? Ibintu byose ujya uvuga uti harimo ijuru, ko ndi hano ibwami hari ijuru, ko ndi hano mu cyaro hari ijuru. Ahantu hose unyuze ujya ubanza ushakisha iki? Ijuru muri ibyo byose ukora. Mutagatifu Yohani Mariya Vianney yongeye gusorezaho ngo ari kujya i Arise muri paruwasi bari bamuhayemo ubutumwa, ngo yayobye inzira, ngo amaze kuyoba inzira ngo aza guhura n'akana k'agashumba ngo kari gafite imyaka 12, Antoine Givre. Nuko Yohani Mariya Vianney mu kwiyoroshya kwe aragasiganuza akabaza inzira, ati ndangira inzira ijya i Arise. Wa mushumba aramurangira inzira, ati ni hariya tambuka. Nuko Yohani Mariya Vianney aragenda. Nuko Yohani Mariya Vianney amaze kubona ya nzira, ahamagara ngo wa mushumba, aramubwira ati Antoine Givre, unyeretse inzira ijya i Arise, nanjye nzakwereka inzira ijya mu ijuru. Amen, amen, amen. Bayoboke b'Imana, nawe ubuzima bwawe burakubera umwanya mwiza wo kurangira abandi ijuru aho kubarangira umuriro, kubayobora aho kubayobya. Ukomeze nge nawe twitegura ijuru. Ijuru ririho ariko ritangira hano ku isi, bisaba nanone imyiteguro, gukora cyane kandi neza, bityo Imana akaba ari duha umwanya wa mbere mu buzima bwacu. Ikiruta no kumvira Imana aho kumvira abantu. Ngiryo ijuru dutangire hano ku isi. Kristo akomeze gutumurikira, tumurangamire, tumukorere buri munsi. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.